Wongera tuvuge ngo haleluya. Nta neza ishobora guhera wa mugani nk'uko ashoje n'icyo koze kiri burya nacyo kiba gifite ingororano yacyo. Amen. Umukecuru umwe yari afite umukazana ari umwana mwiza ariko aza kugira ku mukumbi y'abandi badamu. Baramubwira bati uriya mukecuru uba mu rugo rwawe akabana n'umuhungu wawe azamuteranyaho, none shakisha uburyo bwose yatoroka mu rugo rwawe. Aramuvunisha, aramubabaza, amushonjesha, amukorera byose, umukecuru arahabana. Nyemere muvuge ngo haleluya. Ariko byose abakorera akamubwira byose ukora uzabona ingororano yawe izashira. Nukora byiza uzabona ingororano, nukora bibi nabwo ingororano yawe uzayibona. Umunsi umwe rero abantu baza kugira inama baravuga ati se agakecuru kaze kuhatoroka, agakecuru karabara. Aramubwira ngo kiba baravuga ati mushyirire mu byo kurya gace ugashyira uzamutse. Bamaze kubimuha kazamuzana amasaha asaba kurabira umukecuru arabyakiriye yishimye nawe hakaba hari akana kuzuye. Uwo munsi utitimye kanga kujya ku ishuri aragafata agahabyara kujya kwa kundi abakecuru ajya kurya kubanza kuta kuzu kandi agafata ibyo kurya karabirya. 2 na 3 karamukorwa karatse, 2 na 3 gakubise umugeni akana kagaciyo. Aramubwira ati rero mwana wanjye narakubwiye ngo ibyo ukora byose urabyikorera. Nyemera uvuge ngo haleluya. Ikintu cyose uri gukora ukikora, iyo ukoze cyiza n'ubundi ngororano aba ari izawe. Munyemere twongere gutanga amashyi ku mwigisha wacu. Imana imugisha yabagiye rero gufata umwanya mwiza. B'abaririmbyi barahari washi duhimbaza Imana twese duhagurutse. Hanyuma turi bwicare twongere twumve ubundi butumwa Imana iduhumurije. Washi turabakira twese duhagurutse duhimbaza Imana yacu mu ndirimbo imwe biturangiza turicara nabwo twumve ubundi butumwa Imana iduhumurije. Nyemere muhaguruke twese washi mutatambutse. Nyinshi zituma turirimbira izina ryawe. Hari impamvu nyinshi zituma turirimbira izina ryawe.
Yesu wacu hejuru, haleluya. Ibibazo hasi, ibyaturushaga hasi, ubwami bwa Yesu hejuru. Yesu tumwongera yandi mashini. Reka dusubire mu byicaro byacu washimwe. Imana ibahe umugisha. Amen. Haleluya. Burya n'abaririmbyi bafite ukuntu babanza akareba ku ruhande, bise niba ugiye gufata mikoro ubundi se aririmba ate, bameze neza. Mubakomera yandi mashini bashimire. Umuntu wese uri hano, wahabaye ejo, wahabaye uyu munsi, wongeye guhabwa ikaze mu nzu y'Imana. Wakoma kuri mugenzi wawe ukamubwira ngo uyu ni umunsi w'umugisha ku buzima bwawe. Amen. Kandi mu bantu Yesu agomba kugirira neza urimo. Kwanza kubimubwira, kwanza tugere mu gutya kugira ngo duhamure. Reka twese noneho kugira ngo tugere gutya kugira ngo duhamure. Haleluya. Tutanakoze ibyo turabahamuzi. Imana ibahe. Bitaro Kibagabaga baramaze kuguru nababwiye ko baranavuye kwa muganga wa matrasiferi kuko bisanzwe byari byabananiye n'imisi nyinshi imiti n'inywa ishira nta kintu bimarira urwari rwarakunze kwarabaye kunini none nabasha kwira dore sigaye ngenda kugira n'abaye casualty ariko yari imigambi ya Satani ngo kugira ngo nakore umurimo w'Imana kurari ko Satani ajya akoresha abaramyi biwe bagashaka guhindura umuntu ikimuga ariko Imana itakuye amaguru kugira ngo mibane turasiferi babaye dore ngiyi bashobora kureba aho yareba umuyaga amagara mu bitaro baramafukuru ariko dufite Imana iziteye y'amaboko. Amina. Bari ntari kwatanye ntabwo bakugenda kwa gatanu ariko numva ntabwo biri gukunda ubwo ku cyumweru cyanyuma cy'ukwezi groupe tubana y'abanyamasengesho icyo gihe uwo munsi twirwa ahantu turi gusenga Imana ntabwo tujya mu materaniro tuba twakoze iterano ryacu turi gusenga Imana turi kwiragiza ukwezi tugiye kwinjiramo se tuzakomeza gute tuzabana nayo gute ubwo nasimbutse nabaye wa mbere kuko nagenda kumvanira ariko nibwo wageze aho hantu bwa mbere ubwo bakimara gutara tugisenga Imana wo mu ijuru irambwira iti naribwaga cyane byari byaza batigeze Imana bigukunda biteye ubwo ngubu Imana bati kubera kandi dirayicika gatema twara kandi buribe nabagatse mwese wagana ako kanya n'icyo cyuma. Amen. Mugari wa mutima yageze neza nabonye imbaraga z'Imana. Imana irangira hanishije ejo mwabonye ko nari gusirimba hano kandi mwabonye ko nari gusirimba izo imbaraga z'Imana rero ubundi bashaka ko ivuga ubutumwa bashaka kugendera ku kagare niko Imana yishuye n'abana batatu babikoraga ariko Yesu yishuye icyubahiro ubuzima mubere baricyubahiro ejo nibona basabira kugira ati yewe rwose uri ubuzima akaguru kari n'ikazima karakimbutse yego n'ubundi ntabwo kungana n'uku ariko birimo biragenda bishira kuko kwari kuri bitego yego ari bigaye kwitwa n'ibyo bisa reka muri kwanga bw'ibyuma tuzamura. Imani
amazina yanjye nitwa Nyiranzobe Donata ariko bakunda kunyita Cadette Nzibacura. Nagiriwe ubuntu Imana igendera amateka nagiriwe ubuntu Imana igendera amateka ubu nitwa mama wawe. Ni umumama umwana umwe n'umutwaro uyu musaze ariko akaba ari so mu nkambi y'amahanga. mbere y'uko ushima Imana cyatanga ubuhamya kuko gutanga ubuhamya no gushima Imana biregeranye, hari amagambo yakomeje mu gihe nari ndimo byari bikomeye, ntabwo umwana ari munyeshuri. Nasomye mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Umuntu ufite Bibiliya yahasoma namwe haza bakafasha mu muriro runaka. Ntawabasoma igice cya 13 umurongo wa 10 igice cya 13 igice cya 13 umurongo wa 10 murabaga aravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Igice cya 13 igice cya 10 umurongo wa 13 Abakorinto ba mbere. Some izina rya Yesu aravuga ngo mukivovote ibice 10. Murakoze cyane. Aravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari gusanzwe mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazakundira kugeragezwa biruta ibyo ushobora, ahubwo bamwe hamwe no kugerageza izabashyira akanzu kugira ngo ubone uko ubasha kukihanganira. Amen. ayo magambo yaramfashije cyane. Nahuye n'ikigeragezo gikomeye, ntabwo nari nashobora kuzifasha iyo hari Imana y'ijuru. Ayo magambo yaramfashije hamwe na Yesaya 43 umurongo wa 2 avuga ngo nuca mu mazi ntazatembana, nunyura mu mubiri ntacyo uzaba. Byaramfashije cyane. Mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 4 mu matariki 24 nagize ikimenyetso cy'akabyimba kaza gafata ku ijosi. Ako kabyimba kari gakomeye, nagiye kwa muganga muri HCR, dogiteri mpora na dogiteri bampa imiti ifasha. Dogiteri warambwira ati rero icyo kintu ufite ntabwo nakwirirwa ngo transfert yo kukubaga kuko ntabwo wahabaga. Kari hagati y'imitsi ibiri, umutima uvana amaraso mu mutima ngo yajya mu bwonko.
n'umunsi w'amahoro. Icyo gihe naratashye ndagaruka soza ibitaro kuko numvaga nyine cyari gitenge kandi bavuye ko tutazabona. Ntabwo nagarukiye aho, nakoresheje n'indi miti iyo isanzwe yo kubatambira nayo narayikoresheje yagiye ikimfasha, ariko naje kumenya ko ari ukugira ngo ukuboko kw'Imana gukorwe. Byabaye ikimfasha, uri kumva ntabwo nari gusubira muri hashize cyagiye noneho cyatangiye kubona jya kuvurisha na n'ijana, jya muri hopitali ya Ruhengeri bambwira ko ako kantu aho kari bagomba kujya gufata ibizamini. Bampaye taransifo, bambwiye ko icyo kizamini gikorerwa ahantu hatatu: Igisenyi, CHK n'i Butaro. Mu by'ukuri Butaro naratinyaga bikomeye, nasabye Igisenyi, ngezeyo nsanga Petero waburaga yaratashye. Nsubira muri hopitali ya Musanze, bampereza iy'i Butaro kuko niho hafi y'ahantu nari. Nagiyeyo ngira amahirwe icyo gihe njyana n'Uwiteka i Butaro. Abarwayi bafata bwa mbere baje ku wa mbere no ku wa gatatu, njyayo icyo gihe ku wa mbere ngira amahirwe nsanga umuntu ufata ibizamini yari yarayizamo ntabwo arataha, ni Dr. Pascal, ahita ambwira ngo nza afata ikizamini. Naragiye arambwira ngo agiye kumbaga bafate biopsi, ikizamini batuma kanseri. Naragiye ndamubwira ati ntabwo wambaga, ntabwo nshaka gusiga umwana wanjye. Kuko icyo gihe bari bambwiye ko bambaze, nyine nagendeye kuri bwa bwoba nari mfite mva mu bitaro. Dogiteri yamaze kumbwira ko kumbaga bidashoboka. Bafashe agisenge bafata bakurura inyuma, bantera ikinya barayihindura biranga, bayihindura inshuro imwe. Byaranze ariko kwari ukugira ngo ukuboko kw'Imana kugaragare. Nageze aho ndabyemera, ariko njya kumuseta mvuga ngo Mana mbabarire mpaguruke hano hantu niyo gusiga umwana wanjye. Nari najyanye n'umutware wanjye, bambaga hahagaze, bambaga Dogiteri ari kuganiriza, basangamo hageze n'ibintu by'umweru bimeze nk'ibikoko. Dogiteri yakuyemo inyama arongera arashona. Igihe bamaze kumbaga amubaza se Dogiteri ntabwo ngipfuye, yarambwiye uhoshye ntabwo ngipfuye kuko hano hari umutsi iyo mukata uba bayikiranye burundu utazongera kuvuga. Undi uwo gutuma uvana amaraso ku mutima yajyana mu bwonko yo mukata, ubu ngubu tuba turi kubwira umugabo wawe wihangane niko mu isi bimeze. Nari umudivantiste ukomeye, ariko n'ubu ni umudivantiste. Nari naherekejwe n'inshuti yanjye, umwana we n'uwanjye, ba papa wabo baravukana. Arangije arambwira akanjyana Demayira, arambwira ngo Demayira uzaze tujyane gusengera ahantu. Ndamubwira tuzajyana pe, gusenga kwa kangahe? Ku wa kane.
aho kwa Bosco kuri Minivamu muri Musanze. Nagiyeyo njyayo gifite ikivugo ariko bambwiye amagambo akomeye bampamuriye muri Zaburi 118:17 avuga ko sinzapfa ahubwo nzarama ntekereza abantu bafite imirimo yakoze. Byageze aho nguma ku cyizere, nyuma y'ibyumweru bibiri njya kureba ibisubizo nsanga bitaraza. Bampaye ikindi gihe cyo gusubirayo, ngiye gufata ibisubizo nagiye numva nkomeye kuko nabonye ko Imana yavuye mu gusenga, naravuze ko byagenda kose niba ndwaye kanseri izakira. Nagezeyo ngiye gufata ibisubizo basanga ndwaye kanseri yo mu maraso. Narihanganye ndakomera mbishimira Imana yo mu ijuru. Nahise mbwira umugabo wanjye, namuhamagara kuri telefone mubwira ko basanze ndwaye kuko yari azi icyo bagiye. Yarambwiye ati umunsi wanjye ntabwo uzakira. Byabayeho dogiteri arambwira ati rero byaba byiza niba hari umuntu uheze ukazajya guca mu cyuma ukamenya aho kanseri igeze, ukazatangira imiti usiga igeze ku rwego rwa kanseri. Ariko niba nta n'ubushobozi twayimutangiza n'ubundi tujya tuyibatangiza, kuko nari ndi 100%. Naramubwiye nta kibazo niba bidahenze cyane wanyandikira niba aribyo byamfasha gukira. Yarayiyandikiye ngirirwa umugisha ngira famiye, nayishimira cyane iyo navutsemo niyo nashatsemo, bambaye hafi cyane. Bahise banyandikira transfert ya Faisal, basanga kanseri igeze ku rwego rwa 3. Ubwo yari yavuye ku rwego rwa mbere, urwa kabiri, urwa 3, kuko urwa nyuma rwa 4. Habaye aho ngaho bampa igihe cyo gutangira imiti. Igihe muri na dogiteri barambwira ngo hari ibisubizo bitarava muri Amerika, basanga ibitaro uko byavuye muri Amerika. N'ubundi yabyutse nayo ngo bayohereje muri Amerika niko bambwiye, basanga ibisubizo babonye mu bitaro nta nibyo babonye muri Amerika, n'ubundi ni kanseri yo mu maraso. Nasubiyeho dogiteri arambwira ati tugiye kukuvura, ariko tugiye kukuvura muzakira. Subiye inyuma gatoya, hari ahandi hantu nagiye gusengera umukozi w'Imana witwa Koroderi mu Byangabo, arampamurira arambwira ngo Uwiteka yanyujije indwara nubwo nari kuzakira, uhinde ntabwo nari kuzakira. Rero yagiye mu bitaro numva nyine ko nkomeye kuko Uwiteka yari yanyujije. Numvaga ibyo ngiye gukora ari ugushaka ibihano, kuko burya abantu ntabwo bamubwira ngo Imana yagukijije kanseri utaragiye ku miti ngo apfe kubyumva. Habaye aho ngaho banshyira ku miti yitwa chemotherapy, imwe yo gushiririza. Demayinamabwini yaramperekeje, mvukana n'umugabo w'igihe ijoro. Icyo gihe yamperekeje ngiye guterwa bwa kabiri, nibwo bwa mbere nari ngiye guterwa ku mashini. Yaramperekeje ariko nkaba mfite umutima ukomeye,
nahawe n'Uwiteka amakwiyakira cyane ama no gukomeza batumukana kuko ntabwo babaga bari bakirikije. Natewe bambwiye ko nzaterwa 6, abakozi b'Imana bakomeza kunsengera, abantu bakwiriye, umukozi w'Imana witwa Simoni atuye nawe Katwasa, bakomeza kunsengera pe, barakomeza cyane. Muri urwo rugamba nari ndimo, imisatsi yapfagamo avuga ngo Uwiteka iki ni ikimenyetso. Ubundi gute nzabwira abantu ngo narwaye kanseri urangiza ngisokoza nk'abandi bagore? Narakomeje ndahangana njya i Butaro nk'uko bisanzwe, njya ku marandevu ngiye gutera ubwa kane mbura abasirikare. Mbaza dogiteri mbese ni iki naryamo abasirikare baboneka? Dogiteri yarambwiye ngo nta kintu warya. Ndataha ariko numva ko kuri kwabo kubura abasirikare ari Imana yandegeje rwa rwobo rw'urupfu. Navugaga nti nubwo mbuze abasirikare hari igihe bari kuntera iriya miti ikameza ku gitanda ngapfa, ariko nshingiye uko Imana itugenera uburyo ntasahaye cyane ngo buri muntu wese ubonye ngo ni umurwayi wa kanseri, nabonaga ari akaboko k'Uwiteka. Nabayeho nagiye gusa abasirikare mbwira Bemayi abasirikare nababuze. Ndataha mu rugo barahangayika, ariko nababwira mbese muri guhangayikishwa n'iki? Niba Imana itemeye ko mpfa, hakaba hari benshi kumva bapfuye bava mu mitwe yabo bagiye barapfa, abandi baryamye barapfa. Uko biri kose Imana ifiteho umugambi. Bakwini bari bari mu rugo, bari muri vakansi, baransengeye. Bemayi arambwira ati rero yari amaze kumva ko maze kumva ibintu by'abarokore byo gusenga. Arambwira ati hari umuti Imana yanyeretse, ji ya mama, niba wamariye kumufasha k'eritiro aba ari ubu. Twarasenze n'abakwini bantwaye ba Justina bamfashije mu masengesho nabo nk'abana banjye. Uwo muti naranyweye, bari bambaye transfert randevu y'ukwezi, bamenye icyumweru kugira usubire wabuze abasirikare bagwa randevu y'icyumweru. Nasubiye abasirikare ndababona. Nabishimiye Imana kuko nibwo nari ndi gusoza imiti. Burya ikigeragezo kigeze hagati cyarashaririye cyane. Nabaye ahangaha ngira amahirwe, Imana imba hafi ikoresheje abantu banyegereye, bituma umugabo wawe nawe amba hafi, ntiyigeze anyinura mu bigeragezo byose nabayemo. Naravuze nti nako ni ukuboko k'Uwiteka, kuko hari benshi bavugaga abagabo bataye kubera indwara ya kanseri, ariko ngashima Imana mu mutima. Nabaye kujya ku miti irangiza mu kwezi kwa mbere. Natewe ubwa kabiri kuko kire ya mbere ntabwo nari nayitewe yo ku mashini. Ndangije imiti barambwira bati rero tugiye gukora transfert. Ubwa mbere bari bambaye transfert
ugucisha mu cyuma ahantu hatatu mu muhogo, mu gituza no mu nda. Icyo gihe n'ubundi basanze bitandukanye n'ibyimba byari byarageze hafi y'urwagashya. Baho ngaho kwizera Uwiteka, nyuma yo gufata imiti bampaye taransiferi, bongeramo mu byara. Bambwira ko bagomba gucishamo mu muhogo, mu gituza, mu nda no mu byara. Nabaye aho ngaho maze gufata imiti iranzahaza bisanzwe. Uwarwaje cyangwa uziranye n'umuntu urwaye kanseri arabizi cyane, cyangwa yageze mu bitaro. Nagiye gucisha mu cyuma n'ubundi njya imiti niho nagiye gucishiriza mu cyuma, amadokima ndayafite, ibimenyetso byagiye bimbaho nabifite, kuko nabonye abantu bafite tudapfa kwemera. Nafataga rero ikimenyetso ko nabwiye Uwiteka nibura n'ukunyijije, ni ukuri nzabwira abantu ko wanyijije kanseri. Rero ibintu byose byambagaho, imisatsi yavagaho, ngafata amavidewo, impinduka zose ngize ngafata amavidewo, kuko numvaga ntazakubwira mpagaze gutya meze nkubwire umwana wanyije kanseri mu byumba, nubwo bagutera amashini ntabwo wabyumva. Nagiye guca mu cyuma, Imana yangiyeho kabyara, Imana yatumye wumva ubuhamya bwanjye, Imana ikora ntabayede. Imana iguha imbaraga mu kigeragezo cyose urimo. Iyera ya Isirayeli, Imana yambika abambaye ubusa, Imana itanga urubyaro, Imana ikiza imivuduko, Imana iduha kugenda uri muzima. Iya Mana yatumye ngera, Imana ikimpaye ubugingo. Imana yampaye umuryango, Imana yampaye abo tuvukana n'aho nashakiye, Imana yo kabyara ikampa mama n'amabukwe na data. Imana ikiza kanseri. Ni ukuri narayibonye, nayibonye ibitaro. Imana yanjye nyibona mu miti naterwaga, ntabwo nigeze neza imiti ngo nduke, kandi wajyaga guterwa ukaba ufite akadobo, ariko njye naravugaga ntiwite, ntukenere kunduka, ni ukuri ushakira aho ushakira akadobo. Ariko niba naravuganye nawe, waciye muri Bosco, uca muri Korodete, uca muri Simoni, Uwiteka, ni ukuri nanjye ndakwizeye. Ni ukuri Uwiteka yabaye hafi ajya guca muri sikaneri, hahandi bambwiye rwaye ujya gucishamo, hose basanze ari hazima. Ku itariki ya 4 ya 3 y'ukwezi kwa 4 ejo bundi, nibwo Dr. Gilbert yarambwiye ngo byose biri normal.
nararize Imana yagiye icyubahiro yaramubwiye yari kumwe n'umunyamahanga namubwira bimeze bite ngo wakize yarapfukamye ndarira arangije aravuga ngo uyu mugore ndarira koko nicyo kintu nakoze yamarira yose rero narabitse narayarize ndangije ndamubaza mbese na bya bibyimba byari hafi y'urwagashya nabyo byavuyeho arangije agiye kumbwira arambwira ngo nta n'ikimenyetso cya kanseri gisigaye mu mubiri mu by'ukuri nafashe izari zihita ndazifotora umuntu tuziranye wese ntabwo nabaga nabimubwira ngo abyumve utesigira kanseri ariko nari mpagaze ku ijambo navuganye n'uwiteka umuntu wize we narafataga nkamwohereza ibisubizo nkamubwira irebere n'ubundi byasabweho n'abahanga abize nawe warize wisomere byose basangaga ari normali ndashima Imana yatumye nongera kumera imisatsi ngashima Iyera yatumye nongera kugenda urugendo rw'iminota 10 ngashima Iyera iyo bari gusubira nagize amahirwe yo guterana n'abantu b'amadeperi cyangwa amacaci ni ukuri nshobora kubasira imbere ngashima Imana yampaye inshuti z'umumaro muri icyo gihe zimba hafi cyane cyane pe ndashimira inshuti zanjye zabaye hafi cyane ngashimira na mama Queen wateguye kino gikorwa kugira ngo mbone abantu b'ubuhamya bwanjye ni ukuri nta mahirwe atangaje hari igihe ujya kuvuga ibyo Imana yagukoreye ukabura nawe ubibwira ariko ndashima Imana yemeye ko nishimira mu mutima wanjye ikemera ko nishimira imbere y'inshuti zanjye ikemera ko nishimira imbere y'abantu twasenganye ikaba yemeye ko nishimira imbere y'abantu ntarabona nabonye rero ndashima Imana ni ukuri imirimo yayo irahambaye ikintu navuga nsorezaho nabyo byanditswe mbese byahumetswe n'Uwiteka Yesaya 59 umurongo wa mbere aravuga ngo ugutwi kw'Imana ntikwasitse bareke kumva n'ukuboko kwe ntabwo kureka gukora murabyumva ndashima Imana tutakambye ikatwumva ngashima Imana ikoresha abakozi bayo kugira ngo tubimenye tunayumve ngashima Imana ibakoresha bigaca mu kanwa kabo tukagira imbaraga mu kigeragezo cyose duhuye nacyo umuntu uri aha ngaha waba ufite ikibazo uko cyaba gikomeye hose ese Imana ikiza kanseri yo ku rwego rwa 3 tenayi mu maraso ni ikihe kibazo nkeneye
imana itanga urubyaro ntakintu na rimwe. Ubu rero ngiye kuvuga imana nahuye nayo, ntabwo mvuga imana muvuganya abandi. Iyo ni imana nahuye nayo mu gihugu cyo mu ijuru, niyo mana nizera. Nuhura n'umuntu ufite ikibazo ukomerewe, uzamubwire rya somo ko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Nubimubwira ngo urazakomera, azumva ko niba afite inzara atarifite wenyine, niba arwaye atarwaye wenyine. Mu rugo nabaga ndigenda niko nageraga ibitaro nkabona benshi, umva ko imana itantererana kandi umva ko yakemaye kuko mbona ko nshoboye kucyikorera. Mwese icyo nabashishikariza ngo mwizere ihoraho, imana yo kabyara, muzayibwire byose kuko nayo ni byose, kandi namwe muzayishimire. Murakoze, izina ry'Uwiteka ribahe. avuga ijambo rimwe ridamuzi. Ikintu imana idashoboye n'ikitakora ntabwo bivuga ko yakoranye. Nagiye kubwiriza mu kurengera abandi, nta musatsi n'umwe, kandi si uruhara, kuko uruhara ruba rukwerekana ko umuntu yari afite umusatsi, ari ikintu gisa n'igisebe cyavuyeho nk'ibi nta zina. Ejo we yari amenye gusa n'amwibuka, ariko bamuha amafaranga amateraniro arindwi. Shumba Bosco yavuga ngo turizeye bazakira kurera Imana. Nareba ngo umutwe w'igisebe kimwe bimwe reba ukabona birasa n'ikintu bari mwabona nk'iyungu yahagarara neza yari yambaye neza ariko akora igitambaro n'ibice ingofero yari yambaye. baza batwigisha ngo nta Imana itagukura, nta naheza Imana itagira. Ndabizi n'abatashobora gushima Imana, gushima Imana. Bamwe bazapfa ariko yamaze, kandi shimira mushumba muhaye n'umwana. Cya kabiri ndashimira Imana muhaye kuvuga neza. Abo umuntu Imana ikorera ntabwo tugenda neza, kira nanjye ndabizi ndakira. Twabonye Imana ikaza nanjye ubwanjye yarangije, ariko Imana ishimwe imutije n'ururimi rwo kuvuga amashimwe y'Imana neza. Mwanemerera mugahaguruka, abadakikiye, abatarwaye, tugakora icyo kimenyetso cyo guhaguruka kubwira Imana ngo urashoboye. Haleluya. Imana izagushoboza neza. Tugerageze tumujyane ahantu ho gushimira Imana, kuko mu Rwanda turazwi amateraniro menshi tuyafitemo ijambo, amatorero menshi twavugamo bigakunda, ariko reka mbabwire Imana izikura mu rupfu. Abantu barimo mubona gutya, n'ubundi njyewe mbona umubiri wasaga nkaho ari mwiza usibye umutwe. Ni umutwe cyari ikintu cy'igikushe bakuye inyama haza uruhu rumwe rwari babona uruhu rw'ingarumiye ahantu ho ku musozi, bwacara ukanyagirwa n'imvura ariko twarigeze kuma ntirugororoke ukikunja ukuntu uko yari ameze.
ndashaka ko turambura imana yacu nawe tubwire ngo mama uri imana muyanyeganyeze yumvikane icyubahiro cy'imana. tugihagaze ariko mwicara tugihagaze reka twakire washuti mu ndirimbo yo gushima Imana uyigene vuba vuba ujye kugera hano mwamaze kuyumvikana. I'm
Fez a minha marona, me enxaiada.
ibyo yakoze ibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe kuba ugihumeka ubuzima ubuzima n'ubwambere feza n'intambara n'imigisha yabayeho ibyo yakoze ibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe ubuzima n'ubwambere feza n'imyambaro n'imigisha yabayeho imana yakoze ibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe ugihumeka ubuzima n'ubwambere imyambaro n'imigisha yabayeho ibyo yakoze ibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe ugihumeka
Mambayo sindabona umuntu sindabona ukora ari bagatanga umunota wo kwibuka mu bavuzi bamabiriza Haleluya bakongera indirimbo byatinda bakongeraho n'iyindi bavuze ko bashoje bakongeraho n'ikindi gitero abamukira bavuze ko bagiye kumanuka ku gatutu bati mwongere noneho mutekereze muhumirize mwese tuvangutse ntabwo ndabona korari y'abantu
ndatekereza mbonyemo n'abantu barira ese bibuka ibintu bikomeye bafatwaho barira bongera yandi mashimashi korali kugira babishimye akanya kanyu karahari ariko kugira ngo bereke ko naje tubateze nagiye gufotora nabo arizi bagiye kuza kumpagarika nawe yagakwiye gusinya ubufirima iyi korali neza neza ariho reka umuntu yari umuyobozi buri kintu cyose kikaza unakamira ugomba gushyiramo ijisho kugira ngo batagufera batagupirana munyemerere twakire korali ituruka muri eyari ni ukuri Yeah.
harimo umuti kuramo mbese nashakisha amakase n'uriya ariko nabonye ari ufite igituza kinini iyo wateguraga miriya mbese mwongere mubashimire kandi siriyasi kabisa murabari beza ariko cyane ikintu muri simati urabona badodesheje inifomu isa ariko uburyo bwo babyita fashion ziratandukanye umuntu agakora ifite shepu imeze nkaho iz'amaboko ariho udushumi areba izimanuye hari ufite amadizayini noneho wareba iriya ukavuga ngo ariko iriya n'ibidodesheje neza wareba ngo ukabona nabwo ni byiza very smart machine ubwo rero ngira ngo uranyumvira aho bitamuze neza n'ubwo bitageze neza nawe ubaye uri hano ntabwo wakora ibintu byose ngo bibe byiza keretse ubaye uri Imana ariko ubu hariho akakwibagira hari abakakwisoba hari abakora bakamufasha ubundi bikamufashe katagenze neza pole kubyagenze neza mwakiriye Imana ibahugishe mu byishimo nyuma y'uko wateguye kino giterane uko yabiteguraga byagenze kuko niko Imana yari yabiteguye kandi uko yabiteguye niko kwiza kwacu munyemere Imana tukomere amashyi kubera yari yabiteguye rero umwana waracu ye kurya twese bakubwiye ko azagaburira abantu bose n'abana cyane cyane n'abana badashobora kwiha ibyo kurya bibagera mu mutima ngatekereza nanjye kuko nabona guteka akanyama nabona n'umuceri twari tuzi kera yuko umuceri bawurya muri noheli hanyuma tugiye kubona tubona byamenyerewe abantu batangira kuwanga ibintu byabaye sawa ariko n'ubu ntabwo umuceri n'akavuga ati n'ubu nabona inyama nayirya aleluya none rero hari ife iriho ikintu gitandukanye ntuze gushyiraho byinshi kandi uraza kugera ahandi usange naho hari ibindi kandi byagituma ujye ushyiraho kimwe gito kugira ngo uze kubona ushyiraho ikindi ugashyiraho n'ikindi ugashyiraho n'ibindi kuko ushobora gushyiraho byinshi wagera ahandi ukabona isahani n'isuku utangiye gushyiramo foto utsindagira kandi no kurya ntabwo upfa gutsindagira kugushima Mana yanjye kandi ari wowe wabanje kumfira wameneye amaraso ku musaraba Yesu ushimwe ndimi zose n'amahanga yose bivuge ko wera urihariye ry'umutima wanjye akira ishimwe ry'umutima wanjye